jewe asifuwe Irere Egidia maze kumva icyo amategeko ateganya ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Imbabazi Saviye umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi Urutamayari Urutagoni Urutirigirwamana Nawanye tuzakunamaho Itare imirimo yawe iradutangaza tuzakunamaho ababyeyi bari hano babyumve kuri umukobwa wawe atarakowe ntabwo byabuza uwo yakunze ko babana. Inkwano rero ntabwo ari ikiguzi, inkwano ni umuco nk'uko tubivuze. Ijana 67 y'itegeko nimero 001 akarongo 2020 yo kuwa 2 z'ukwa 2 2020 rihindura itegeko nimero 32 yo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango. Kugira ngo rero twemerere abantu gusezerana hari ibyo tubanza 18 ariko gusezerana kubaka gushinga urugo ni 20. Birumvikana rero ko ushaka gushyingirwa agomba kuba yujuje iyo myaka. Ibyo nabyo biteganywa n'itegeko nimero 001 ya 2020 yo kuwa 2 z'ukwa 2020 rihindura itegeko nimero 32 y'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango mu ngingo yaryo y'ijana 68. Icya kabiri, abashyingirwa bagomba kuba bahuje ibitsina. Birumvikana ibyo nabyo bigendanye n'umuco wacu. Mubise ko tutemera gushyingira abantu bahuje ibitsina ho n'amahano. Samahanura n'amahano ariko hari aho byemewe. Natwe turabafite ariko ntabwo tubyemera. Ntabwo rero dusezeranya abantu bahuje igitsina. Ibyo nabyo bigendanye n'umuco nyarwanda kandi n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rya muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 mu ngingo ya 17 riteganya ko gushyingirwa k'umugabo umwe n'umugore umwe ukorera mu butegetsi bwite bwa leta ariko konyine hemewe. Ntabwo twasezeranya umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, igitsina gore nyine umukobwa ku mukobwa, ntabwo bibaho. Dusezeranya ibitsina bitandukanye. Amategeko kandi ntabwo twemerera gusezeranya abantu bahuje amasano. Isano se byo ntibisuzumwa mu muryango rwose birubahirizwa ni kirazira. Izo za kirazira rero zose ziba zigendanye n'umuco wacu kandi tugomba kubahiriza. Ukuvuga amategeko ashingira no ku muco. Ibyo byose rero bisuzumirwa mu miryango. Hari ukuba bemera gusezerana ku bana n'umugabo n'umugore. Ingingo rero ya 17 y'itegeko nshinga twavuze haruguru iteganya ko abashyingirwa bagomba kuba babyemerera ubwabo, nta gahato kagomba kuzamo.
hari igihe usanga imiryango ibibanye neza ikifuza gushyingirana ariko binyuze ku babyeyi ati bitanyuze ku bana. Ibyo ntabwo byemewe. Kuvuga ngo ntabwo ukwiriye guhata umuntu gushaka runaka, ahubwo niwe wihitiramo uwo yumva bazabana, sibyo? Ibyo rero nabyo ni uburenganzira bwabo bahagararira undi. Iyo bitabaye rero gutyo amasezerano atezwa agaciro kayo. Mwese iyo umuntu atekereje gushaka abagira ngo agire umuryango, siko bimeze. Umuryango ni iki? Ni umugabo, ni umugore, ni abana, nibwo umuryango uba wuzuye. Abo bana rero muba muteganya kuzabyara bitandukanye. Icyo rero nashaka kubabwira hano ni ukugira ngo mwebwe muzabizirikane, abana banyu muzabarere kandi mufatanyije, muzabahe uburere bwiza. Icyaramuka rero gihungabanyije urugo rwanyu mwakirwanya mwembi mufatanyije. Natwe leta mu nshingano dufite inshingano nyine zo kubaba hafi. Ni ukuvuga ngo ikibazo cyose mwagira nyuma y'uko wenda imiryango ibijemo n'inshuti n'iki, ariko natwe turahari. Ntabwo tubasezeranya gusa ngo duterere iyo, ahubwo tuba dufite n'inshingano zo kubakurikirana dufatanyije n'imiryango yanyu. Ninde rero ufite ububasha bwo gushyingira? Ishyingirwa ryemewe nirikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere cyangwa umwe mu bashyingirwa atuye cyangwa aba. Ibi turabyubahiriza. Ni ukuvuga ngo ntabwo dushobora gufata umuntu waturutse wenda muri Kayonza, abantu ba Kayonza turashaka kuza gusezeranira Kibungo, ntabwo twabemerera. Kuvuga ngo uwo muntu ntabwo tuba tumuzi. Kuko rero itegeko ribivuga, nibura umwe mu bashyingirwa agomba kuba atuye aho ngaho. Ibyo rero nabyo abantu bajya babyumva, turi kubibwira abageni ariko bo barabyubahirije, ariko n'abandi baba babaherekeje tuba tubibabwira kugira ngo hatazagira wenda uwumva yuko etat civil yanze kukwandika, yanze kukwakira, tangira batanga serivisi mbi kubera yuko banze kuzansezeranya. Ntabwo ari twe tubigena, ni itegeko riba ryabigena. Uramuzi? Marisi yakoreye ntabwo umuzi? Wote uramuzi? Etat civil reka nibariza abagore muno. Egidia ninde? Egidia ntabwo umuzi? Mwumve namwe. Ubu rero bino biba bitugaragariza yuko mutajya mwitabira n'inama, kuko byose turabisobanura. Umwanditsi w'irangamimerere ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Uyu ni umukozi ushinzwe irangamimerere. Iyo bitaba ibyo yari kuba yabasezeranyije, si byo se? Ubu bari ko byarangiye, ariko ategereza umwanditsi w'irangamimerere, si byo? Umwanditsi w'irangamimerere rero ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Mujye mubimenya. Kuvuga ngo tugira nyine impu nyinshi, siko babivuga. Ubwo hano nahinduye isura nyine nawe umwanditsi w'irangamimerere. Iyo rero umwanditsi w'irangamimerere adashoboye kuboneka ku mpamvu iyo ari yo yose, ishyingirwa rikorwa n'umwanditsi w'irangamimerere umukuriye. Umukuriye uramuzi? Evangelike ku mana yanjye tuzajya tubaza tubaha amasomo, kuko ndumva muba mukeneye amasomo menshi. Ubu se ukuriye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ntabwo umuzi? Reka reka kanibariza Valentine ninde? Valentine uramuzi wowe? Akorera muri gutinya kandi murabazi. Kanibariza Claire ninde? Claire uramuzi wowe? Mwese ngo tuvuge ikanono ikibazo. Navuze ngo umunyamabanga nshingwabikorwa, ntabwo none tuvuga umwanditsi w'irangamimerere, reka mvuge umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Ukuriye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ni umuyobozi w'akarere. Mbese urumva atari ikibazo cyoroshye? Kuvuga ngo ubu ntahari, meya niwe waza kubasezeranya, sibyo? Ntabwo haza unyungirije hano ku murenge, reka ubwo meya, ntabwo haza visi meya, haza meya. Meya rero nawe ashobora kutaboneka.
biteganywa n'itegeko article 166 y'itegeko nimero 001 ya 2020 ryo kwa kabiri z'ukwa 2020 rihindura itegeko nimero 32 ya 2016 ryo kwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango. Hari ibigomba rero kuziririzwa. Ibyo rero byose bigize gute? Kirazira. Tugeze rero ku buryo bw'imicungire y'umutungo. Dukurikije rero itegeko nimero 27 rya 2016 ryo kuwa 8 z'ukwa 7 2016 rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura mu ngingo zaryo kuva ku ya 3 kugeza ku ya 17 ngiye kubasobanurira bumwe muri ubwo buryo kugira ngo mwihitiremo ububanogeye mu ruhame. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, nko kuvanga byose. Kuvuga ngo ubundi aya mategeko atangira kubahirizwa nyine ubu ngubu mwasezeranye, sibyo? Rero ibyo wari ufite mutarasezerana n'ibyo mugiye gutunga nyuma yaho byose muravanga, ntatandukanije. Ngo iki warakinsanganye, ngo warabisanganye, ngo waje uyuse, ngo wazanye iki, urumva? Muba mwavanze byose. Nta byo kuvuga rero ngo itandukaniro rya runaka na runaka oya. Umutungo wanyu wose mu wanyu. Ubwo no kuvuga ngo icyanjye bivaho ibyacu. Si byose? Uburyo bwa kabiri ivangamutungo mu hahano ni amasezerano abashyingiranwa bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingira. Kuvuga ngo ibya mbere ntabwo bireba n'umwihariko wa buri wese, ibyo waba utunze mbere, ariko kuva musezeranye ibyo ngibyo byose ni ibyanyu. Ubwo biba byiza niyo mu bitugaragarije ibyo mwari musanzwe mufite kugira ngo hatazabaho amakimbirane, tukabyandika kugira ngo hatazagira ubyiyitirira. Hanyuma uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo noneho risesuye. Nubwo mutegetswe kubana nk'umugabo n'umugore, ariko ku bigendanye n'imitungo buri wese ayicunga uko ashaka, ariko mukumvikana uko muzacunga urugo rwanyu, kuko muba mufite n'urubyaro ruba rugomba kubaho. Rero ku ivanguramutungo risesuye mwumvikana uko muzacunga urugo, ariko umuntu akagira uburenganzira ku mutungo we. Ubu buryo rero tubabwiye butatu, iyo hagize ubona ko abangamiwe hakazamo uburyo bwo gutandukana gukurikiza amategeko. Mwabisobanukiwe mu buryo bungahe? Tugiye rero kubabaza kugira ngo tuze kubyandika uburyo mwiza rusange. Mutamushimiye ntabwo tunashimiye. Rushimiyimana Evangeline arakoze. Ntirenganye Emmanuel, Umutesi Valentine, Mushimiyimana Modeste, Nyiragwiza Marie Claire, niyo yita Jean Dodier, Nishimwe Giovanni, Imbabazi Xavier, Nirere Egidia. Abageni bacu barakoze cyane. Mwese muhisemo ivangamutungo rusange. Ngiye kubabwira rero impamvu zatuma habaho gutandukana, nubwo tutabyifuza, ariko namwe ni mubyifuza. Siko bimeze se? Ariko birashoboka, si byo Valentine? Ntibishoboka? Urumva ari iki cyatuma utandukana na Emmanuel? Uburaya, ubwo ni ubusambanyi. Ariko abantu benshi banga ubusambanyi, ariko nyuma yaho niyo ingo nyinshi zitandukana. Icyo kintu nicyo muzarebe, icyo kintu ni icya mbere.
ubusambanyi nyine rwose uri gutanga ubamuhemukiye nababwiye za kirazira none ubazirenzeho none se nyine ntabwo ko nubwo uzabikora kirazira kikaziririza uwahisemo umuntu umwe niwe ugomba kureba kuko mu bandi bantu bose mu zindi nkumi zose uba warebye ugahitamo nta mpamvu rero nyine zo kumuca inyuma uramuca inyuma se kuko nyine wamuburanye hanyuma impamvu ya mbere yatuma habaho gutandukana ni urupfu nta muntu uhamagara iyo rwaje rero nyine urabyakira natwe turongera tukamusezeranya ariko ibindi byose kuko nyine aramutse apfuye turagusezeranya ushobora gushaka undi tukaba twagusezeranya ariko indi mpamvu yose yaba bwa busambanyi mwavuze ni iki ni ukujya mu rukiko mugomba kubana aho umwe agiye gutura akahajyana undi ngaho ibaze rero arifasha ataye urugo aragiye nyine atakubwira amezi 12 arashize si umwaka rwose uragenda ukajya mu rukiko ukavuga uti yewe narashatse ariko yarantaye bakaba ubusitani wowe ukazagaruka ngo ndatashye ngo ngiye iwanjye ugasanga byararangiye ntabwo ari byo rero ubundi iyo abantu babana bagomba kumvikana byose bagomba no kuganira ikiganiro burya nicyo cya mbere hatariho ikiganiro burya urugo rurasenyuka nta rugo rwabaho abantu bajya bavuga ngo gusenga ariko noneho ntiwasenga gusa so wasenga gusa umuntu wabyuka usenga umuntu ntamenye icyo utekereza muri wowe reka muba mugomba kuganira n'ibikubabaje mukaganira ikibazo ufite mukakiganira kugira ngo mugire n'iterambere nyine habaho kuganira sibyo hari igihano cy'icyaha gisebeje twabivuze hari uko kwiyandarika hari ubwo bujura hari ubwo busambanyi nyine hari bya bindi byose byasebya uwo mubana shobora kuba impamvu rwose wajya mu rukiko ugatanga ikirego kikakira hari ukwanga gutanga ibitunga urugo hari uwabivuze kadahahira urugo se bivuze ra nabyo rero ni imwe mu mpamvu yatuma ujya gutanga ikirego kuko ibyo ari byo byose muri abantu babiri mwese muba mugomba kuzuzanya kugira ngo urugo rwanyu rukomere ariko iyo hajemo guhimana hajemo agahimano umwe ashobora kuvuga ati se ubundi bimariye iki kuki ubundi ntabaho njyenyine aho kugira ngo mpore nitwa n'agahinda ko kubona umuntu ari aho ngaho ariko nta kintu amaze ntabwo rero ari byo iyo hajemo guhimana umwe akanga gutanga ibitunga urugo byashobora kuba impamvu hari uguhoza undi ku nkeke guhoza undi ku nkeke namwe murabyumva muri bakuru hari ukumubwira amagambo mabi hari guhora umucurira umukomeretsa ibyo bintu umuntu akabaho ariko kumva adatekanye ibyo rero ni impamvu yatuma ajya gutanga ikirego bakaba babatandukanye hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku gitsina iyo tuvuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni nyine hari ihohoterwa nyine rishingiye ku gitsina nk'uko biri ntabwo babona ihohoterwa ari abana gusa n'abantu bakuru barahohoterwa mwari mubizi igihe cyose ukoresheje umuntu imibonano mpuzabitsina atabishaka umufashe mu rugo ni ihohoterwa umukorera ariko hari n'irindi hohoterwa rikorerwa ku mubiri cyangwa se ukamukorera ihohoterwa rishingiye ku cyari ni umugore nta gaciro ntaki ibyo byose ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina ntabwo ryemewe rero hari ukumara nibura imyaka 2 batabana ku bushake bwabo mushobora kutabana ku bushake kubera impamvu nyinshi ushobora kuba ari uburwayi ushobora kuba ari ikindi ari indi mpamvu ariko wenda wowe utikururiye sibyo ariko bikaba ngombwa yuko iyo ya myaka 2 ishira iyo rero iyo myaka 2 ishize nabyo bishobora kuba impamvu yatuma mujya kwaka iki ubutane hari ukutabana mu gihe kirenze amezi 12 twabivuze akurikirana uhereye igihe ishyingirwa ryakorewe nta mpamvu zifite ishingiro izo ni impamvu
mbabwiye 8 zatuma habaho gutandukana burundu, ariko nongeraho ngo nizo mwihamagarira. Usibye urupfu rwonyine, izindi zose n'abantu bazihamagarira. Rero kuba muri bakuru mwafashe icyemezo cyo kubana, nta mpamvu zo kwikuruririza impamvu, ahubwo wazirinda ukubaka urugo rwawe neza ukazasazana amahoro. Icyakora kutabana bitewe n'uko umwe mu bashyingiranywe afashwe nabi ntabwo byitwa guta urugo. Namwe murabyumva, ushobora kuva mu rugo kubera wari ufashwe nabi, atari gufatwa nabi wenda kubera gufatwa nabi wenda kubera wenda yakwimye umwambaro yagize gute, ariko ashobora kuguhoza ku nkeke akakugirira nabi, ukabukubitwa ukabona ugeze ku kigero cy'uko wenda ubona ugiye no gupfa, ukaba wata urugo ukagenda. Icyo gihe akenshi uwaranabimenyesheje, warabibwiye ubuyobozi n'abavandimwe baba barabishemo. Ntabwo rero byitwa guta urugo, kuko hari uwabikora agira ngo abone impamvu yatuma umuvira aho ngaho akabona ubutazi, sibyo se? Ntabwo rero ibyo ngibyo byakwitwa guta urugo, kubera ko yagiye abimenyesheje afite n'ibimenyetso. Ntabwo urukiko rwabishingiraho ngo bataye. Hatazagira rero ubyitwaza ngo nuko nababwiye ngo numara amezi 12 umuntu adahari muzagenda mujye kwaka ubutayu. Barabanza bakareba impamvu wavuye muri urwo rugo, niba zifite ishingiro bakaba bakwima ubutayu. Ababyeyi banyu rero n'abavandimwe babaherekeje, si ukubaherekeza gusa, ndatekereza muba mutabaherekeje gusa ngo muze murebe ibirori, ahubwo muba mufite n'inshingano zo kubaba hafi, ko baba batangiye urugendo rwo kubaka urugo. Hari byinshi baba batazi ko bimeze, si ibyo wenda basanzwe babana, ariko benshi baba batangiye, baba bakiri nyine mu byiza. Ibyo byiza rero baba barimo, urwo rukundo baba bafitanye, muba mukwiriye gukomeza kubasigasira, ariko mukabagira inama kugira ngo hatazamo agatotsi. Tubifurije rero amahoro, amahirwe, kuzarumuka, ngo muzabyarire igihugu, mubyare hungu na kobwa, ariko abana bose ni abana. Iyo mwabyara abakobwa gusa, abahungu gusa, umwana ni umwana. Ngo murabizi ko hari n'itegeko rihana umuntu ushobora nyine kubuza undi amahoro ngo nuko yabyaye igitsina kimwe. Ntimubizi ntibibaho, cyane cyane mu byaro. Mu mujyi hongera ngo ibyo byaraje, iterambere ryaraje, abantu barajijutse, ariko hari aho tukibibona, ukabona umugabo yanze guhahira urugo byari twaze tuvuga ati wabyaye abakobwa, kandi wenda b'abakobwa nibo bazanamufasha. Ntabwo mubona ingo nyinshi yuko abakobwa nibo bagirira ababyeyi babo akamaro, ntabwo mubibona? Abana bose rero ni abana, iyo ugize umugisha ukabarera neza bagakura, ukabigisha atariterera iyo, bavamo abantu kandi bakaba bakugirira umumaro. Usibye ko atari nazo nshingano, ntabwo tubyara kugira ngo bazadufashe cyangwa batubere abakozi, ahubwo tubyara nyine kugira ngo nabo bazagire imiryango yabo. Tuba dufite inshingano rero zo kugira gute, zo kurera abana neza. Ubwo rero mwiyemeje kurushinga, wagira ngo tubasabe muhaguruke, ubwo turagenda tuvuga umwe umwe, muze ahangaha mukore indahiro, niba ari kumukibirimo. Hari ushobora kuvuga ati ngiye mbivuyemo, iri mbabazi sagiye. Jewe Imbabazi Xavier, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Asifiwe Nirere Egidia mbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Njyewe Asifuwe Nirere Egidia maze kumva icyo amategeko ateganya ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Girimbabazi Xavier umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. maze kumva amasezerano yanjye na Thierry na Mushimiyimana Evangeline, Ntirenganya Emmanuel Umutesi Valentine, Mushinzimana Modeste na Nyiragwiza Marie Claire, Niyoyita Jean de Dieu na Nishimwe Giovanni, Girimbabazi Xavier na Nirere Egidia bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu njyana Thierry na Mushimiyimana Evangeline, Ntirenganya Emmanuel Umutesi Valentine, Mushinzimana Modeste na Nyiragwiza Marie Claire, Niyoyita Jean de Dieu na Nishimwe Giovanni, Girimbabazi Xavier na Nirere Egidia bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Amagare n'amafarashi uba mu
wabereye Abisirayeli amagare n'amafarashi uwambutse inyanja n'amaguru mu butayu bw'abantu n'amazi yo kunywa bashira inyota Mana we yego abanyegiputa bumvise inkuru zawe bagira ubwoba baratinya abanyegiputa bumvise inkuru zawe bagira ubwoba baratinya tuza kunambaho gitare imirimo yawe iradutangaza tuza kunambaho gitare imirimo yawe iradutangaza Imana ishimwe wabanye na Dawidi yo iwana na Gideyoni ku rugamba mwami we wabanye na Dawidi yo iwana na Gideyoni ku rugamba yego wahagaritse izuba ubwo Yesuwa yari ku rugamba ararwana aranesha wahagaritse izuba ubwo Yesuwa yari ku rugamba ararwana aranesha wabanye na Dawidi yo iwana na Gideyoni ku rugamba mwami we wabanye na Dawidi yo iwana na Gideyoni ku rugamba yego wahagaritse izuba ubwo Yesuwa yari ku rugamba ararwana aranesha wahagaritse izuba ubwo Yesuwa yari ku rugamba ararwana aranesha tuza kunambaho gitare imirimo yawe